ese bakusobanuraga ko ari igiki? Mama yakubwiye ko cyari igiki? Na mama ntacyo azi? Ntabwo mbizi, ariko ngiye kwa muganga ambwiye ko ari umuvuduko, ngo byatewe ngo no kubyara, ngo ngo gukorana n'indi muto nabyaye ndi mutoya. Kwa muganga ngo bafata akanini k'umutuku ngo gakuramo inda, bagasika hano mu rurimi. Kuki baguhaye ikinini gikuramo inda kandi ntabwo mbizi. Mw'iryo joro nyine barandaranye aho ngaho, mve y'Imana izarinda umuntu. Barandarana mu rugo babuze ikintu kintwara habe na gito. Saa 10 mama ariko yambwiraga saa 10 ngo barabyutse, mame ngo urumva baraye bicaye, baraje basaza be baraza baranterura bose baranengata, banjyana ahantu bita kuri gare. Imodoka ngo y'ivatiri ngo barayihagarika ngo guhagarara, ngo barebye ukuntu imodoka y'ivatiri ngo iramanuka igeze hepfo, ngo iriyumvira ngo iragaruka, ngo irababaza se uyu muntu mumujyanye he? Tumujyanye kwa muganga. Imana yo kabyara mu mwana w'umukobwa witwa Ishimwe Emerance. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iramumara. Iki gihe cyo kumuma sinabonye uko mwonsa, sinabonye uko duhura, sinarindiho. Bahise bamujyana ukwe, nanjye banjyana ukwanjye. Arambwira ati rero ikintu nanje kukubwira ahangaha, nanje kukuganiriza ubwira yuko wabyaye. Yamaye. Mama yari ari he? Mama bari bamusohoye. Yego. Nyine mbanza kugira ngo ni ibintu nyine ntazi. Ndonya namusezerana ngo arambwiye ngo warabyaye. Se nabyaye ryari? Se byayenze gute kugira ngo mbyare? Rero aho ngaho umuntu ubabara yarangije amaze kumuma, ndamureba nyine mbona turaza. Ndaseka. Kandi utarabyibukaga, wabonye umuntu ubona murasa? Njye nahise mbona niwe n'uwanjye koko. Nukuri mbwira, wiyumvisha utaho ako kanya ntabwo wibukaga ikintu na kimwe ubonye umubebe? Na n'ubu kugira ngo mbikurure uko natwise ntabwo nshobora kubikura, n'ubu tuvugana sinshobora kubikura ngo mbikubwire. Niwe wanamwibagirwa, ubundi ntabwo ushobora kwibagirwa umuntu waba waraguteye inda. Niyo wagira uti urumva kireka warapfuye. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose wibagiwe ariko we waramwibukaga? Naramwibukaga pe. Amafaranga yanyeje amafaranga 2,000, nahije kuyohereza, turayafata amafaranga, ndamubwira nyine nsa n'umuntu umutonganya. Namujyane se kuko nyeje amafaranga 2,000, ubwo ayo mafaranga aragera Inyange. Arangije yarambwiye ati nandi mafaranga mfite ajyana ayo ngayo. Ndamutonganya, ya mafaranga ahita yisubiza. Ahise amagara kuri MTN ngo nimungirira n'amafaranga ngarayobye. Kuba ntarapfuye, ubu mba narapfuye nibagiranye kera. Nukuri. Ariko Imana yarahabayeho kabyara. Baba bahari ariko nyine ntabwo babura pe, ngiye kukweshya ntabwo babura. Bakakubwira ngo mwitanire muri ghetto. Ariko nyine barabikubwira? Barabimbwira benshi cyane. Ariko kubera n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, anengeye nageze igitsina gabo nkumva. Ndongenda gusuhuza wowe nshuti yacu, nawe ubanye natwe mu kiganiro bwa mbere, The Struggles of Single Mothers. Ni ikiganiro kivuga ku buzima bw'abamama bibana, mbese bafite inshingano zo kwirerana abana. Bishobora kuba byaraturutse ku mpamvu zawe cyangwa se ku mpamvu zindi runaka, ariko iki ni ikiganiro kireba muri rusange abamama baba single mom. Mwahe ikaze mu kiganiro, nkifuriza amahoro y'Imana mu byo uri gukora byose, aho uherereye hose. Nkwibutsa gukora subscribe, share na comment, kandi niba warabikoze Imana iguha umugisha. Kuri wowe rero utarabikora ni inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umumama w'inshuti yacu. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Witwa nde? Tuyishime. Tuyishimiye. Amakuru ni meza. Wavuye hehe? Navuye Inyange, Karere ka Ngororero, Murenge ni Inyange, Mudugudu ni Gaseke. Umudugudu ni Gaseke. Nose kubera iki uri hano? Kubera iki wahisemo kuza kudusura? Ni ku mpamvu z'ababyeyi babyariye iwabo. Babaye nyine mu buzima bugoranye cyane. Tugwaye ikaze mu kiganiro kugira ngo utugezeho ikintu waduteguriye cyangwa se wifuze kutuganiriza nk'aba single mom. Ikaze mu kiganiro. Akoze. Wongera ijwi? Yego.
amazina yanjye si ni ngombwa kuyasubiramo. Amazina yanjye nitwa Tuyishimire, nkaba nturutse Inyange, Karere ka Ngororero, Umurenge wa Nyange, Umudugudu ni Gaseke. nkaba nifuze kubagezaho ikiganiro nabateguriye. ukaba wifuza kutuganiriza inkuru y'ubuzima bwawe. Karibu n'ukuri. Inkuru yanjye, reba muri kamera wigira isoni, reba muri kamera. inkuru yanjye nabanje gukorera intanga i Kigali, nkora akazi ko mu rugo. Yego. nahakoze umwaka, nkundana n'umuhungu, nawe yakoraga akazi ko mu rugo. Yego. turakundana cyane, tugeze aho ngaho nyine biba ngombwa yuko antera inda. birangije nyine ndagumya ndakora, nawe arakora, tukajya duhura. twahura bigeze aho ngaho nyine mubwira yuko natwise, arabyakira nawe nyine, nanjye ndiyakira. arambwira ati nyine genda ukore, nzajya ndeba ukuntu tubigenza. ndagenda ndakora, ariko ahantu nakoraga ntabwo bari bazi yuko ntwite, nkajya mbikora nyine nihishe. iki gihe nyine nanjye ndiyakira, mba ndetse kubibwira ababyeyi banjye. ubwo ndakora, tukajya tuvugana bisanzwe, turavugana, akayambwira ngo azamfasha. nyine niba ni mu bushobozi bwe ntabwo mbizi. hari igihe yamfashaga n'igihe atamfashaga. ubwo bigeze aho ngaho yangejeje mu mezi 5-6, biba ngombwa ko njya mu rugo. ariko mbere yo kujya mu rugo narabanje mbibwira mama. mama nyine arambwira ngo nimanuke nanze mu rugo arebe icyo gukora. ubwo ndangije ndamanuka njya mu rugo, mama aranganiriza, arambwira ati nimpumure nkorere umwana wanjye, niba umugabo atamfasha azareba uko azabigenza. Yego. ubwo turangije arambwira ati uzajya ubyuka mu gitondo ugiye gukora, hari ahantu bita muri VUP bakoraga. Yego. arambwira ati uzagenda ujya gukora urebe kuko uzabonamo imyenda y'umwana. ubwo turangije nkagenda mu gitondo 10:00 nkagenda. ubwo bigeze aho nyine nuzuza icyenzeni. Icyenzeni ni iki? Icyenzeni ni iminsi 15 bahemberaho abantu bakoze. ubwo ndangije, ubwo mama aragenda, turapanga uburyo ki tuzajya tugenda tukajya ku isoko. turagenda tujya ku isoko, ngurira imyenda y'umwana, angurira n'ibindi bisabwa ku ruhande. turaza turataha, umugabo ndamuhamagara, arambwira ngo azamfasha. ubwo nyiri ibyo mba mbyihoreye, nkomeza akazi kanjye. ubwo ndangije kugakora, nahise ngira gutya mama ndongera ndabimutekerereza iby'uwo mugabo. arambwira ati rero umugabo wawe ntabwo mba mbona nta gahunda afite, nta n'ikintu azakugezaho kandi ntacyo azagufasha. uziyakire wowe, wumve umutima wawe utuje, tuzajya no kubyara ukagera ku ruhande ukagira ikibazo, ugasanga umwana agize ikibazo cyangwa wowe ugize ikibazo. ubwo birangije, umuhungu bukiye mu gitondo arampamagara, anyohereza amafaranga. ndangije turayakoresha. yakohereje amafaranga y'iki? yamuhereje amafaranga 5,000. 5,000 byo kugura ngo umutaka, n'ibasi nyine na pampa y'umubyeyi. Yego. ngo naragiye, si byo naguze, ko hari ibindi ku ruhande nari mbabaye, nibyo nagiye ndagura. nkomeza akazi kanjye ndagakora nk'uko bisanzwe. ubwo inda yanjye nimaze kugeza amezi 8. ayo mezi 8 umuhungu nkanyamara muhamagara, rimwe na rimwe akambwira ati ntabwo nari nahembwa, ntabwo bari bamemba, amafaranga nzayaguha wowe butegereje, amafaranga nzayaguha. ubwo ndangije nyine namaze kwiyakira muri njye, ndiyakira mbifata nyine nkaho naho njye nawe tutari kumwe, ari mama turi kumwe. Yego. ubwo ndangije iki gihe hari mu kwa 5 ku itariki 3
ariko umunsi ntabwo nkuzi. Mu ijoro hari umuturanyi w'umukecuru wari wapfuye, mama aragenda ajyayo, njye nari ndi mu rugo mvuye gucuruza. Ubwo hari mu wuhe mwaka? 2023. Ariko umunsi ntabwo nkuzi, ariko hari mu kwa gatanu ku itariki 3. Ubwo hari ku itariki 2, hari ku itariki 2. Ubwo naragiye mvuye gucuruza, ndaza njya mu rugo, umutwe warandiye ndiramo hano. Murumuna wanjye yari atetse, maze guteka arambwira ati se urarya? Ndamubwira ati wapi, ntabwo ndi burye, ndumva nameze neza. Nakarabye amaguru, sinigeze noga umubiri, nakarabye amaguru, ndagenda njya mu buriri, umutwe urimo uranganya, nsaba Imana nkamubwira ati Mana wanyijije uno mutwe kuriya n'ukuntu umeze, ukaba unkiza basi iri joro ryonyine. Naragiye njya kuryama, ndicara ndasenga, nsaba Imana, umutwe undira uruhande rumwe, umutwe urandya. Urangije nikubise, nafashe umutwe kwa kuntu urimo urandya, nikubita ku gikuta. Nikubise ku gikuta, aho niho nibuka. Wikubise ku gikuta ubishaka se? Wumvishe umutwe ukuri? Umutwe wandiriyemo hano. Urangije kunyga, numva nyine ubwenge burabuze, mpita nikubita ku nzu rimwe, ndyama aho ngaho. Ubwo ibyo ngiye kukubwira nibyo mama yagiye antekerereza, ariko njye aho niho nibuka. Ubwo mama njye yasubiye inyuma, arambwira ngo naraje, murumuna wawe yaraje ansanga nagiye gutabara, arambwira ati Jacqueline ameze nabi, yaguye hasi kandi ntabwo arimo kuvuga. Ikintu cyarazaga kikankubita rimwe, nkakubita amaguru, nkikubita amaguru, ibintu byose bikinyeganyeza. Ubwo nkahita ngenda uko nguko. Mama araza, biramuyobera, biramucanga. Mama arangije ahamagara abaturanyi, baraza, babona ntacyo gukora, simpagarara, simvuga, singira gute, nta kintu na kimwe nari nubitse inda habe na kimwe. Ubwo yahise ahamagara iwabo, baraza bareba uko meze, biranga. Mw'iryo joro bahamagara moto ikagiza, baterekaho kikongera kikagaruka. Motari akavuga ati ntabwo namutwara umeze gutya. Baranze. Mw'iryo joro moto ziraza nyinshi, zirijyana nta kuntwara. Ubwo mw'iryo joro nyine barandaranye aho ngaho, mve y'Imana izarinda umuntu. Barandarana mu rugo, babuze ikintu kintwara habe na gito. 10:00 mama ariko yambwiraga 10:00 ngo barabyutse, mame ngo urumva baraye bicaye. Baraje, basaza be baraza, baranterura bose, baranengata, banjyana ahantu bita kuri gare. Imodoka ngo y'ivatiri ngo barayihagarika ngo guhagarara, ngo barebye ukuntu imodoka y'ivatiri ngo iramanuka igeze hepfo, ngo iriyumvira ngo iragaruka, ngo irababaza se uyu muntu mumujyanye he? Kimujyanye kwa muganga. Kirongera kiraza kirankubita rimwe. Ese bagusobanuraga ko ari igiki? Mama yakubwiye ko cyari igiki? Na mama ntacyo azi? Ntabwo mbizi, ariko ngiye kwa muganga mbwiye ko ari umuvuduko, ngo byatewe ngo no kubyara, ngo gukorana n'indi muto, nabyaye ndi mutoya, ngo no kwiyakira byaranze mu mubiri. Nyine kwiyakiranye ntabwo niyakiriye. Ubwo nyine baranjyana kwa muganga. Bangejeje kwa muganga baravuga ati uyu muntu yapfuye, n'ubundi ni ukujya kuramira umwana wo mu nda kugira ngo ataza kugira ikibazo. Kwa muganga bafata akanini k'umutuku ngo gakuramo inda, bagasika hano mu rurimi. Kuki baguhaye ikinini gikuramo inda kandi ntabwo mbizi. Niko mama yakubwiye? Kinini cyangwa kugenda. Icyo gihe nahita nafata n'irangamuntu, bamwe basigara biruka mu by'irangamuntu. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 19. Ubu ufite ingahe? Ubu nanjye wa 21. Yego. Ubwo ndangije, ubwo bahise bahamagara ambilansi, baravuga ati uyu muntu wamujyana i Kabgayi adapfira hano. Baranjyanye i Kabgayi, muganga akahagera mu nzira, agahagarara, gakanyandika hano mu kirenge, gahamagara wapi. Ariko cya kintu kikongera kikagaruka kikankubita, bagahita bahagarara bakareba uko bimeze, ariko agatima gatera. Bumva agatima gatera, bagahamagara wapi. Ubwo baranjyanye, ngo bageze mu nzira batahamagara i Kabgayi, ngo barabwira ati
hano hari umuntu tuzanye umeze nabi bya danje umeze nabi byo murimo mubyihorere ngo twarahageze ngo dusanga ngo bafashe agatanda k'umubyeyi bagahitereka aho ngaho ngo bahita banjyanaho ibyo namba byose babikuramo bajugunya iriya mama nawe ari aho ngaho yataye umutwe mama baza kumusaba imyenda y'umwana mama ati duhe imyenda y'umwana ati mama arababaza ati kumenya imyenda y'umwana umubyeyi ari heti muganga namubwiye ati ngiye by'umubyeyi n'ubimbazanye ndimo ndita ku mwana mama agira ubwoba aravuga ati umwana wanjye arapfuye ese uriya mwana nzamurerwa nande ninde mu nzamurezwa n'iki ariko ngewe nk'abana aho nari ndi hose nasabaga Imana ngo ati Uwite uzambabarire nzabona umwana muzima nzabona umwana rwose njye numvaga nshaka umwana pe kandi utari wariyakiriye wambwiye ko utari wariyakiriye ariko njye muri njye nyine numvaga umwana nyine njye namaze kubona ko ntwite numva nyine numva nkunze umwana nyine ndamukunze aho se ku bitaro ntaguciye mu ijambo mbabarire aho ku bitaro urwaye urembye mama ntago yahamagaye wa muntu mwabyaranye ibyo nabyo ndabigeraho ubwo nyine nkajya nsaba Imana ati Uwiteka Imana uzamfashe nzabona umwana muzima umwana mwiza kandi uzampa umwana dusa Imana yo kabyara mu mwana w'umukobwa witwa Ishimwe Emerance Imana ihabwa icyubahiro Imana iramuma ariko icyo gihe cyo kumuma sinabonye uko mwonsa sinabonye uko duhura sinari ndiho bahise bamujyana ukwe nanjye banjyana ukwanjye mama wabimbwiraga ibyo byose mama ngahamagara wa muhungu ngaramubwira ati se ko umukobwa yagiye turi kwa muganga i Kabgayi none ibintu bikaba byancanze kandi ndi nanjye nyine biragenda gute mama umuhungu yaramubwiye ati amafaranga ntabwo ndayabona ariko nabimenye mbere yanyu ariko amafaranga ninyabona ndaboherereza yego mama arabyihorera bakuru we n'abasaza be nibo bamugiye bamuha amafaranga yo kugira ngo agure imiti bamusabaga n'ibyo byose ubwo nyine mama aho ngaho bakajya baza bakandebaho ndi mu bitaro bakajya babona nyine nta kigenda bari baranyambitse ibintu hano mu mazuru na hano ku mutwe igice cyo hejuru kitaragaragaraga nabonye amafoto ubwo twari tumazeyo iminsi 3 ngo umunsi wa 4 umunsi wa 5 nibwo nahise mbyuka maze kubyuka nabyutse nambaye sonde nshaka no kuyikurura kubera ntabwo nari nzi ibyo ari byo barambuza umuntu wari uri imbere yanjye arambuza ariko nkaba numva ibintu nyine ibintu bimeze n'injereri mu matwi yanjye biduhira ariko nyine urumva ni abantu twari turi kumwaho ariko njye ntabizi mama ikintu yakoze yaragihamagara muganga araza aramubwira ati dore umwana wa mudamu yabyutse ngwino urebe muganga yaraje arandeba ndambwira mama ati ndashaka amazi yo kunywa aragenda amanzanira mu karu ndayinywa nsa n'uwongeye ndaryamye muganga aramubwira ati nimbyuke ndabyuka aranganiza nyine arampumuriza ambwira nyine uburyo ki ntiabaretse kumbwira ibintu byo kubyara ariko nkumvamo hano ndababara ariko sinigiteho simvuga ngo ibi ni ibiki kugenda ntabwo nabishoboraga ubwo ntahije burongera burakeye muganga araza nanone arambaza waramutse ute ati naramutse neza ati se urumva nta kibazo ufite ati ndumvamo hano mu nda mbabara aranyihorera amubwira ati ho hihorere harakira njya bandana uturyo bakangaburira bakanamika bikagenda nyine nkagenda numva nameze neza nagendaga nunamye kweguka sinabishoboraga nkagenda nunamye ndangije ubwo ngubwo muganga arongera agaruka arambwira ati rero ubu ngubu ndaje ngo twicare njye nawe turi babiri tuganire muganga araza arambwira ati se tutishimiye bimeze bite tumeze neza namubwira ati se bari baguhe n'igikoma ati ariko washoboye kurya namubwira ati nashoboye kurya bikeya nyine ko hano numva nameze neza arambwira ati rero ikintu nje kukubwira ahangaha nanje kukuganiriza ubwira yuko wabyaye yamaye
mama yari ari he? mama bari bamusohoye Yego. nyine mbanza kugira ngo ni ibintu nyine ntazi ndonya namusuzuma ngo arambwiye ngo warabyaye se nabyaye ryari se byayenze gute kugira ngo mbyare rero aho ngaho umuntu ubabara twarakubaza tukubaga umeze nabi utabasha kuvuga nta kintu na kimwe ukora ahita anyeruraho ikanzu aranyereka ko nari imeze ndabireba n'igipfuko cyari kiriho arangije arambwira ati rero uku nguku ureba umeze ni umwana w'umukobwa twagukuyemo witwa Ishimwe Emerance sinari nzi ngo izina ngo ry'umwana ngo nari narateguye wapi wari wararyiteguriye se? nta zina nari narateguye njyewe bakubwiye ko bari kuye njyewe barambwiye ati umwana wawe yitwa Ishimwe Emerance si Ishimwe Emerance ninde wari mwiza nyine ndabyibazaho ariko sinabimubajije ariko nyuma nabajije mama arambwira ati sinamaze mugari he arambwira ati uze kubwira mama wawe akoze neza agukarabye neza barangiza uze muraza kuza mbereka ahantu umwana ari umusuhuza umuhe n'akabiri urebe ko yonka ubwo muganga nyine ubwo ibyo byari birangiye aragenda mama araza baje kuzana amaze se mama umwana ngo nabyaye ngo ari hehe marambwira ati rero umwana wabyaye ari hariya mu byuma muraza kujya kumureba mu kanya naje namaze se mama ubundi ninde wamwise izina arambwira ati nahamagaye papa we ndabimutekerereza nyine ndamubaza se warabimubajije ahita ari kubwira atanaje no kundeba ahantu undi arambwira ati ibyo wabimubajije ukiri mu bitaro? arambwira ati yese aryita mama nyine nanga kuri bwambiteraho komenti ndamwihorera ubwo mama turagenda arankarabya neza amaze kunkarabya araza amajije kuza arambwira ati ngwino tugende ujye kureba ahantu umwana ari naraje ndagenda banyereka aho nkaraba ndakaraba banyambika n'itaburiya n'izindi nkweto yego ndihanagura araza arambwira ati dore ngura umwana wawe ahantu yari ari mu byuma bamunkuriramo baraza baramumpa ndangije amaze kumumpa ndamureba nyine ndamureba mbona turaza ndaseka kandi utarabyibukaga wabonye umuntu ubona murasa? njye nahise mbona nyine mbona niwe n'uwanjye koko nukuri mbwira wiyumvisha utaho ako kanya ntabwo wibukaga ikintu na kimwe ubonye na n'ubu kugira ngo mbikurure uko natwise ntabwo nshobora kubikura n'ubu tuvugana sinshobora kubikura ngo mbikubwire ahantu nibuka ni ahantu natwise rimwe gusa honyine niho nibuka. Ni hehe? Ni ahantu nyine natwise aho nakubyaga nimo ndakora muri VUP. Yego mama nibyo wibuka? Nibyo bintu ntibuka kuko ngewe nyine urumva bamaze kumbwira yuko nabyaye banyereka n'uruguma rwangaha ndavuga ati ubu nibyo ntago bambeshya kandi koko nisanga no kwa muganga ndavuga ni se ninde muntu hari ukuntu baza kandi basaba kamya ngo nabyaye gutyo gusa ubwo nyine nahise mbyumvishamo nyine ko umwana ari uwanjye ubwo nyine tanangira kumenyera kwa muganga Imana ikagenda ibikora neguka urakareba kandi mwana ngenda mureba hano nyamvamo ndagenda bakajya baza bakamfata ibere bakarikama bakajya kumuha kubera ntabwo bashaka konka. Wari uri kumbwira ukuntu ukimubona ukuntu wumvisha umeze ukibona akana kawe? Nkimara kumubona nyine ngewe nkimara kumubona narishimye nyine ndaseka ndishima nyine mbona ko mbonye umwana wanasabaga ubwo nyine muha akabere yanga konka mbona arabyanze aramwenda agaterura ntabwo muganga nyine yemeraga ko mugaterura nk'iminota myinshi wari urimo urakamenyereza inuza yo hanze muganga aramubwira ati rero muterura wanyine umusubizemo mu kanya wongere ugaruke ngo naragiye mama nyine arankama ibere bashyira muri gurude aragenda baramuha kubera nyine n'amatsiko menshi buri kanya nyine nkajyayo buri kanya n'igihe nashwaniyeyo n'abaganga kubera kujyayo buri kanya noneho ubwo ngubwo
ibyo ngibyo kwirirwa mpamagara wa muhungu nyine nsa n'umuntu ubyihoreye usa n'umuntu ubyihoreye gake ndangije ubwo nyine turamenyera kwa muganga nyine umwana njye nkamwonsa uko bukeye n'uko bwije nkagenda neguka gakeya neguka mbasha kwifurira umwenda wanjye mbasha gukora buri kimwe cyose ubwo nyine bigeze aho umwana ndamuha rimwe arakurura ndamwereka muganga ko yakuruye ibere yonse nahije muganga arambwira ati okay ejo niyongera agakurura nzahita muguha umutware yewe nahije muganga ubwo hari hashize igihe kingana iki umubona gusa njye mubona mama yarambwiye ngo ubundi harashije icyumweru n'igice menya ubwo muganga arahebye mu gitondo ndagenda ndamuha arongera arakurura mpita mubwira ati muga noneho umwana wanjye ndamujyana muganga arambwira ati nta kibazo agenda urupapuro rudusezerera muri neo ubwo rurangije kudusezerera muri neo turaza tugenda tujya kwishyura tuvuye kwishyura turaza turarumwereka dukora n'ibindi nyine gahunda zo ku ruhande umwana ubwo baramumaye bamujyanye mu gitanda cyanjye turararana ariko iryo joro yarayandushye arira nyine sinari nimenyereye by'abana mama niwe wamumfashaga ubwo nyine burakeye mu gitondo umwana aramenyera akajya yonka nkajya amuheka akava kwa muganga yarakunguye nkajya amuheka ubwo ugeze aha ngaha nyine baradusezerera bamaze kudusezerera turataha ni nk'ukwezi undi twamazeyo turasohoka tugeze hanze uravuga ati rero mama neza telefone mpamagare wa muhungu mubwire yuko ntashye anyereza amafaranga y'itike ndamuhamagara aranyita mwazi se ko dutashye ubu ngubu nta kintu wampa cyo kugira ngo dutahe uduhe amafaranga dutahe hari ikintu nashaka kubaza urumva usohotse mu bitaro uhise ubwira mama ngo ushaka guhamagara wa musore kandi wambwiye yuko ibintu byawe utabyibuka ari mama wabikubwiye wa musore mwabyaranye wowe wamwibutse gute aho ngaho uwo musore urumva uko wamera kose kugira ngo ugende ujye kwa muganga ni uwo muhungu waba warabiteye sibyo ntabwo wamwibagirwa kandi nanone niwe wanamwibagirwa ubundi ntabwo ushobora kwibagirwa umuntu waba waraguteye inda niyo wagira uti urumva kereka warapfuye ni ukuvuga ngo byo mu bintu byose wibagiwe ariko wowe waramwibukaga naramwibukaga pe hanyuma usohotse mu bitaro njye nasohotse mu bitaro ndamwatiza namamagare wa mugabo ndeka ari ikintu anyoherereza dutaye nafashe telefone ndamuhamagara amaze guhamagara nabyo ati se meze bite ati ni sawa tubungu tubwera nsohotse mu bitaro anyohereza amafaranga yanyeje amafaranga 2,000 bayije kuyohereza turayafata amafaranga ndamubwira nyine nsa n'umuntu umutonganya namujyane se kuko nyine amafaranga 2,000 ubwo ayo mafaranga aragera inyange arangije yarambwiye ati n'andi mafaranga mfite ajyana ayo ngayo ndamutonganya ya mafaranga ahita yisubiza ahise ahamagara kuri MTN ngo nimungirira n'amafaranga ngarayobye nta kindi nakoze nabibwiye mama aranyihora arambwira ati ubwo nyine nibyo nyine kuraho ngo ntabwo ari umuntu wagakwiye kwirirwa wirukaho ntabyihoreye mama yarafite amafaranga nayo narakoreye turataha tumaze gutaha turagenda dutega imodoka tugeze mu rugo mba n'ibindi bintu byo kuvuga ngo ngiye gukora guhinga nta rubaraga nakagira ese ubundi reka nkubaze twishimiye ko wamutonganyije ku 2,000 akabyigaruza wumvaga yaguha nkangahe nyine ngewe ukuntu nabitekerezaga nyine numvaga yaduha nk'ibihumbi 10 tugatega yego tukagura n'igikoma wenda kigena kikantunga uramutonganije ariko ibyo byose nta na kimwe yakoze ubwo nyine twaragiye nyine mama banyondoraho gake ko urumva nta n'ikintu twari dufite gihagije gihambaye baba banungishije ibyo bafite uwo muhungu tukagumya tukavugana ariko igihe twagize nyine ngeze mu rugo bukeye mu gitondo uramumagara namyase ibintu wankoreye buriya wabonye ari byo ngo nene se ngo wanukaga ugira ute
namyanse ubwo ari nkawe shyire mu rugero rwanjye ari nkawe byagenda gute ngo yifataye se nari nguhaye namyati yajyane arigeze uvuza ko yamuta akimbona wari wizeye iki tuyishime nyine njyewe kubera njye numvaga mfitemo gukora kwanjye numvaga mfitemo kuzagira Imana ikampa imbaraga nkakora nkazagira amafaranga nanjye simbizi yego ubwo nyine ndamwihorera birangije tukaba tugenda tuvugana gutyo ariko njye namenyera na mama tubana gutyo ariko igihe kiragera mama ubwo wasubiye Inyange hamwe mwavuye mu bitaro wasubiye Inyange mama tujyamo imbizi urumva ni abagore babiri mu rugo yego ariko papa nta wari uriho yego ubwo ndangije turagenda mama akadugara dutongana dutonganye umuhungu ariko tukaba twaranye tukaba tuvugana tukiyunga tukaba twiyungaho gake yego mama dutonganye numva nawe ubwo natongananaga n'uwo muhungu na mama nawe turi inshuti igihe kiragera na mama nawe turatongana umuhungu tuba inshuti mama mugapfa iki kandi yaragukundaga tugapfa nyine urumva ari ukuntu mu cyaro mama yajyaga nko guhinga akansiga mu rugo agasanga wenda ntacyo nakoze cyangwa se nita ku mwana wanjye inka niyo ntiyariye abana be bavuye ku ishuri inzara yaboshe nabavuye ku ishuri ntacyo nakoze urumva nyine ni ibintu ntabwo mwabura ibintu mupfa kuki se utabikoraga kandi wabaga hari igihe nyine numvaga njyewe ibintu byo kwirirwa mwangu ngiye kwahira noneho n'ukuntu ari imeze n'ubuzima nahuye nabwo numvaga noneho kubera ari ngoye n'umuvuduko ibintu byo kuvuga ngo n'indi nyine nakoraga ibintu nshoboye yego hari igihe najyaga mu ziko nkazungera ndabyihorera maze mama turatongana uwo muhungu bukiye mu gitondo naramuhamagaye maze kumuhamagara ndamuyase kuriya mama turimo gutongana noneho biragenda gute waretse basi tukareba ukuntu tubigenza tukaba turi kumwe none se ngo tuba turi kumwe ati gusa ubwo urumva twaba turi he ariko aragiye kwize gupanga yuko tuzabana arangije namubwira ati rero ubwo ngubwo ngiye gushakisha uburyo ki ukodeshereje inzu Muhanga uze wariho ububa ariho ubushakira ubuzima noneho njye nawe tuba turi kumwe cyangwa se nzaba nibereye n'i Kigali nzanza musure yego narapakiye ibintu byose ndapakira ndarazamuka duhurira hariya no mu Kanogo turaza tumaze kuza ndahamusanga nyine aranyakira anjyana ahantu yakodesheje yego maze kuhanyana nyine njya mu iyo nzu ariko muramukazi wanjye tukaba duturanye kwizana n'isaha muramukazi wawe musaza w'uwo mugabo wawe yakujyanyeho yari atuye hafi y'aho muramukazi wawe yari atuye niyo yankodeshereje yego arangije ubwo ngubwo turamba burakeye mu gitondo arambwira ati rero ugiye kuba uri ahangaha ngiye kuzajya i Kigali nzajya nza muri wikende ngiye kugusigira amafaranga ujye ukoresha ushake n'igikoma ubundi nurangiza nzanza muri wikende kandi yakubwiraga ko muzabana ndamubaza se ubu ngubu kureba uriya n'ukuntu umeze ugiye kunsiga aha nta n'abantu tuziranye ndabigeragenda gute ngo hoya ngo wowe ngo uzagenda umenyera gake gake ugenda umenyanya n'abantu njye nta buntu bw'ubuhanya nagiraga sinari umucakura njye ntabwo siniba pe abantu nyine tuba inshuti hagira nk'umuntu ureba uko nari imeze igihe nyine cyageraga umuntu twahura nka gutya yarangiza akampa amafaranga akamenya tugenda ugure isabune wahagemwa cyangwa ugenda ugure igikoma tuyishimiye ko nta bantu wari uzi ninde muntu mwahuye agatangira kujya guha amafaranga hari ukuntu ugenda mu nzira nk'uko njye nawe tugahura nk'ukuntu twahuye ukareba nyine ukabona njyewe ndi inzanga nyine yibereye aho ndi umuntu nyine uburana nahuye n'ibibazo ahita isukamye ati akira amafaranga nyine ugura isabune y'umwana ugure n'igikoma cy'umwana ibyo si ibintu byumvikana mu muhanda waragenda ntose wagendaga ariko wenda ubabwira ngo bagufashe oya mbwira uko wabigenzaga waba ugira Imana njyewe
njye nagenaga nyine nsa n'umuntu wataye umutwe ukabona neza neza nk'uko nakureba nkabona nyine ufite nk'ikibazo njyewe ni umuntu wansanze ahantu nicaye ndimo ndonsa umwana nyine hari ukuntu arimo nitekerereza umuntu araza aransubiza ati ese amakuru ati amakuru ni meza ati se uruwahe ntabwo ndi warahiga yameneje inote ya 2 Imana imuhe umugisha aragenda arambwira ati genda ugure igikoma cy'umwana nta n'ibintu byinshi twavuganye ahise agenda nsigara mbitekerezaho uwo muntu nyine ibintu bituma bigendeza gutyo mbyibazaho ariko nyine ntibyancira umwenda nyine ndavuga ati witeshe muhabwe ikibariko mbonye igikoma cy'umwana ubwo umugabo yansigiye amafaranga 10,000 maze kunsigiye amafaranga 10,000 nyakoreshamo utuntu twaburaga mu rugo nashuka yo kwiyorosa naki buri kimwe cyose agasafuriya iki muri ya nzu yakodeshereje naragiye mukazi wanjye yaje kunsura tekereza uburyo bumeze nambwira ati rero isaha tuvugana hari ahantu i Nyabisindu hari agasoko wagenda ukafata ibyo 5,000 ukagenda ukabuzungutse ukunguka n'1,000 ukaza ukagihahisha ubu ngubu tuvugana njye ndi umuntu usingira mituweli nyine njyewe n'umwana wanjye tuhagaze nyine gutya umwana wanjye ashobora kurwara singira aho muvuriza kubera iki kubera nta mituweli kubera iki utajya ugura mituweli kandi wambwiye ko ujya ugira umugisha wo kubona udufaranga rimwe na rimwe icyo gihe nshobora kuba umuntu umwe yamfashije ariko ayo mahirwe avuga ngo ngiye kugura mituweli nkaba mu rugo nkaba mvuga ati se ubundi ajya kwishyura mituweli cyangwa nshaka icyiciro ngiye kuburara umwana wanjye se nanjye ngiye gushaka icyiciro yambara ubusa ubu nyine ukasanga nyine n'ibibazo ntabwo ubona amafaranga ngo kereka mbonye amafaranga ngahita nyabonera rimwe mvuga ngo nashaje icyiciro ngiye guhita ngenda mite nishyura nta bintu by'inuza bingora mvuga ngo ngiye guhita ngenda mfite icyiciro ako kanya ngahita ngenda nkahita nyishyura ujya gucuruza aho bita njya gucuruza aho i Nyabisindu yandanguriye imineke ndangurira imineke y'3,000 naragiye imineke ndayicuruza ya ku muhanda nirwa ku muhanda nacuruza sanyisa kuva mu gitondo kisa nimugoroba umwana ndiraho ansabura kimwe cyose ariko ntacyo mfite nta n'icyo mbona nta inzara yanyishe nyine nta kintu mbona ndangije ubwo nyine agahinda karanyica ndeba ukuntu ngiye kuryama n'umwana wanjye ndeba ukuntu tugiye kujya muri imineke turayirarira reka Imana yo kabyara yagaye akayumvira imbabare haje imodoka iraza abantu koko bahita bambwira ati zaniye imineke hano siko kuyigura wagira ngo bari bazi ko nyababaye amafaranga barayigura igihe narungutse singiye kukubeshya Imana ishimwe narungutse utwo nungutse nkagenda nkabika desa cyangwa se nyisanga icyo 1,000 kugira ngo nzabone amafaranga y'inzu ariko ubu ngubu ahangaha nicaye ndacyacuruza ya marato ndacyazunguza 3,000 ncuruza imboga n'umwana wanjye ndunguka icyo 1,000 tukakirya nkizigama turuwasa y'inzu akaba ubwo nyabona ariko nyine igihe nyine uwo mugabo twaravuganye ambwira nyine yuko ava i Kigali ariko nyine ari aho ntabwo yigeze agaruka kugusura muri ya nzu se kuva igihe yagusigiye muri ya nzu ntigeze agaruka ubwo rimwe nyine azakora nari mfite telefoni nimero zanjye zizi mu mutwe yarampamagara ahita ambwira ati rero baramfunze ariko izo saha tuvugana ngo mvuga ngo baramufunze simbizi neza kuko ahantu ari simazi Muhanga nawe ukaba i Kigali sinzi niba baramufunze koko niba ari byo ni ukubyumva gutyo wabibwiwe n'iki ko bamufunze yaguhamagaje yamamagaye kuri gereza nyine ngo babatiza telefone arampamagara maze kumpamagara arambwira ati baramfunze yego ngiye kumubaza ati se bagufungiye iki barambwiye ngo ntabwo ari ngombwa kubikubwira nzabikubwira neza ubwo nyine ndamwihorera nyine umuntu wiyakiye uri aho ngaho ucuruza imboga i Nyabisindu none se tuyishime ngiye kukubaza akabazo kamwe wambwiye ngo nta mituweli ugira umwana wawe iyo arwaye ubigenza uti
umwana we ntarakurwarana na rimwe ngo wumve mituweli urayikeneye kuri rwa rwego wakitangira ibyo byose wambwiye bituma utagura mituweli wakigomwa? njyewe mituweli hari ikintu nyine iyo ugiye gushaka icyiciro nk'ubu njye ndacyari kuri iwacu nindamuka ngiye gushaka icyiciro bizansaba amafaranga kugira ngo ngende niba ngiye kwa mudugudu kwandikisha urupapuro ku murenge bampaye umudugudu ngende muha akantu kugira ngo ansinyire kuri rwa rupapuro. Umuha akantu? Akantu ubwoko ki? Gusa urumva waba buri kintu umuha. Ego ko iyo mico ntikibaho, uzi ko iyo ngiyo ari ruswa? Ni uko nyine ukagenda ukajya gushaka icyiciro, wamara gushaka icyiciro wakibona waba ufite ayo mafaranga ukayatanga. Wigeze se ubigerageza bakayakwaka ayo mafaranga? None se kuki wabyizeye ko ushobora gutanga njyewe impamvu ni inshuti yanjye y'umukobwa yarabimbwiye ukuntu yabigenjeje nyine arabikora. Sinzi njye niba ryo ariko babinkorera ariko njye niko yambwiye. Uhita wumva uratinyura bati sinzajya njyewe ndavuga ati nzanshaka amafaranga ahagije ngende njye gushaka icyo cyiciro undi nahiza nange mituweli. None se mu buzima bwawe n'umwana wawe ni igiki cyaba cyarakubayeho mu buzima bwawe uri kumwe n'umwana wawe ukavuga ati iyaba ndi kumwe na papa we? Umwana wanjye yagize kurwara ikibyimba hano. Arwaye ikibyimba kiragenda kiba kinini nyine umwana kiramuhahamagiza. Nanjye ubwo nye birambabaza nyine. Umwana akajya yirwarira akarara arira ijoro ryose ariko nkafata yabasi nkagenda nkajya gucuruza nkayikorera n'umwana akaguru kamwe karegarega ntatagafasheho neza uburyo nshidutse na gato yahita agwa mu muhanda nikoreye n'ibasi. Umwana ndagenda nkajya nikoreye ibasi byashira bigashira byashira ntibishire. Umuntu akambwira ati rero uyu mwana wawe dore n'ikibyimba arwaye genda ushaka umuti uyu n'uyu ugende uzane umushyirireho. Ikibazo cyo kutagira mituweli. Undi nawe akamubona nta mituweli ugira? Ati wapi ntayo ngira. Tutanga mituweli y'umwana ujya uvuza umwana. Nkikiza nkamubwira ati mituweli nzayitanga. Umwana ikibyimba kiragenda akaguru kangana gutya umwana akagera ararira nanjye nkarara ndira nanjye kwiyakira byaranze. Umwana nyine arampamagiza pe. Ubwo ndangije bampa imiti nshyiraho wapi nshyiraho wapi. Ubwo bakurangiraga iyihe miti? Ni imiti yita isogi n'utundi tuntu natibuka. Ndavuga tubite ni wowe bundi ibyawe ni wowe uzabikora. Ni wowe uzagira icyo ukora. Ubwo icyo gihe wagendaga gucuruza ugenda se ko watubwiraga ko wambwiye ko wagendaga umuhetse? Njye nagendaga muhetse nikoreye n'ibasi ariko akaguru kamwe kari hano karwaye agenda arira mu mugongo kandi n'ukuntu nari kubigenza ntabwo nari kwicara mu rugo ngo mburare cyangwa mbwirirwe. Naragendaga nayo ngayo nkazunguza nabona nanacuruzaho make nkahita ntaha nkacyura umwana. Kuki utahamagaye papa wese kandi afunze? Icyo gihe bari baramufunze. Warwaje umwana waramenye yuko umugabo wawe bamufunze? Pole sana. Hanyuma se umwana wawe yaje gukira gute cyangwa aracyarwaye? Umwana naricaye icyo gihe ari ku cyumweru mpamagara mama ndamubwira ati mama rero ibintu bimeze nabi umwana arampfanye. Se bimeze bite? Yarwaye ikibyimba mu ntege none cyanze gukira. Mama ikintu yakoze yanyohereje umuti. Yarambwiye ngo nigende mfate ikirayi mfate n'amavuta y'inka. Ikirayi ngo nyotse ndacyotse kirashirira mfata na ya mavuta nyavangamo namusigiye n'ikintu kumusigira cyase giturika. Gituritse umwana mbona nyine umwana agaruye ubuyanja mbona arahumetse mbona ameze neza naye ndishima. Yaryamye amasaha 2 naye numara tuje imirimo yose ndayikora. Yego twishimiye ko mbona ukomeye mu maso wajyanga ibyo bintu byose siwe byabayeho. Wiyakiriye byari? Umva njye no mu rugo iwacu nakunze kurera abasaza banjye na bashiki banjye mama akagiriye gahura n'ibibazo nawe aho nyine nose nahise niyakira. Ndavuga ati n'ubundi ubuzima nabayemo bubi wacu bwarankurikiranye n'ubundi nanjye ndabibona nanjye nzabyiyakiramo. Ariko nyine haribwo bimwe nagendaga
Imana ikanyemurira igaca inzira. Ni nk'ibiki Imana yagukemuriye ushobora gushimira Imana Hari nonaha? ukuntu njyewe nagendaga nkikorera ibisheke Yego. nkabyikorera ku mutwe n'umwana, narangiza aribwo nafataga nk'ibihumbi 2 nkagenda nkagitema ibisheke nkashyira ku mutwe, nkagenda ubwo akaba ari ubwo mpomba. Hari nize kubyikorera ndangije igihe ncuruza minota y'5 kandi nashoye 2, ubwo narahombye, nsigazaho ibisheke 3. Ndagenda ndabikatana ndamanuka ahantu bita mu Kanogo, ndagenda Uwiteka yayumvisha amarira nari mfite, nahatoragwa inoti ya 2. Uhatoragwa inoti ya 2? Uri umunyamahirwe. Ndavuga ati Uwite shima uhabwe icyubahiro. Kigiye nahise nahanja guteka. Ubwo nyine ndongera nyine ndagaruka, nyine ubuzima burakomeza gutyo. Urakomeza uracuruza? Ndacuruza kugeza na n'isaha ndacyacuruza. Ndacuruza amarato nyine Nyabisindu. Yewe Imana iguha umugisha tuyishimiye. Urakomeye kandi nishimiye ukuntu ukomeye, nishimiye ukuntu ukomeye. Ubuzima bwose wabayemo, ibintu byose wabayemo byaragukomeje. Usiko wakomeza abandi cyane, n'abandi nabo umva Imana ijya ibaha gukomera, kandi ibintu biba byaratubayeho hari n'abandi biba byarabayeho ariko si benshi nabo bitari byabaho. Imana ijya ibarinda, nyine barinde, kandi nabo bajye birinda abo basore bo hirya n'abahato nyine bajye bikomeza. Reka nkubaze gatoya, nka buriya nko mu bitaro, iyo wibutse ubuzima bwawe bwo mu bitaro bukwigisha iki? Hahandi watangiye kumenya ubwenge. Ngewe kubera n'ubushobozi bukeya mba numva najyaga mu rusengero nkareba ikintu ntura Imana nkayishimira, nuko nyine aba ari ubukene umuntu atabona ikintu, nyine nuko nyine mujye mbona Imana, kereka Imana ibaye nk'umuntu nkatwe igahagarara, njye nkareba nk'ikintu mbona gikomeye, wenda ikampa imbaraga nyine tugahagararana, nkazana nk'ikintu cyiza nkayishimira. Nyine umva Imana sinzi icyo navuga pe, jya uyishima mu mutima disi, kuko Imana ngiye kukizana n'isaha iracyandinda n'umwana wanjye, iracyadukomeza kandi turacyari izajya iduha n'iminsi yo kubaho, kandi Imana ijya idukomeza nyine icyo kurya gutyo nyine. Uziko wifuriza ibintu byiza, uziko ibintu umuntu yiyaturiye hari ibyo bimubaho, ibyo bintu byose usaba niba ubisabye nonaha, niba uhora ubisaba bizakubaho. Ni ukuri pe, Imana ijya impa gukomera, impa imbaraga bundi nkore, ijya iturinda nyine abantu nk'abariya abantu baza kudufatira ibyo baturinda ibegeze hirya. Bari abantu bajya baza kubafatira ibintu. Imana ikwagurire akazi, Imana ikwagurire akazi, nyagurira akazi cyo gukora kizima. Umva uzashima Imana cyane cyane, kandi n'umuzi saha nge ndayishima kuba mpagaze nicaye ahangaha, nge ndayishima ibyo yankoreye byose, kuba ntarapfuye, ubu mba narapfuye nibagiranye kera, ariko Imana yarahabayeho kabyara. Nishimiye ukuntu ukomeye kandi Imana izaguhindurira amateka. Imana ikunda abamama, Imana ikunda abantu bose bayiciriye bugufi cyane cyane. Urasenga? Umva pe, hari igihe njyayo ariko hari igihe mbona nkabona n'ubundi ndivugeyo, ndaza ku cyumweru nabwo ari igihe nkora pe, hariya nibwo nadakora ariko sinjye gusenga, ariko Imana ijya imbabarira, hari igihe nsengera mu rugo pe, ni ukuri bitewe n'impamvu runaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende uko imbaraga zanyu zingana, ariko ntuzigere na rimwe uba mu buzima butari ubwo gusenga, kuko tuba duhuzwa, amasengesho yacu aduhuza n'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu tubamo bwose tugomba kujya dusenga Imana kugira ngo turusheho kuyegera. Si uko itazi ibibazo byacu, ahubwo turusheho kuyegera nayo iratwegera, sibyo? Hari umwana wawe afite igihe kingana iki? Umwana wanjye afite imyaka 2 n'amezi 4. Ubwo buzima bwose pe wenyine njyenyine, uri intwari, uri umumama mwiza, n'ukuri Imana izakugirira neza. Nishimiye kuganira nawe, n'ukuri wakoze. Yego nawe. Ikintu nari ngiye kukubaza, gira isomo utubwira, gira isomo uha abamama baguteza amatwi b'abasingo mama birerana abana. Abasingo mama cyari cyo
ni abamama ni umumama wese umeze nkawe udafite umuntu wo kumufasha kurera umwana kubw'impamvu runaka wenda zitanamuturutseho. Uwo mumama rero ukurikije ubuzima uzi bwawe cyangwa se ujya ubona ku bandi, gira ikintu umubwira. Gusa njyewe ikintu nabwira umumama nkanjye waba waranyuze mu buzima bubi nkanjye, n'utari wabunyuramo, namuha kwihangana akihangana kandi nkamuha gukomera, kandi nkamuha nyine akihangana nyine, akazajya agenda mu buzima nyine butagize. Tushimiye. Uzi ko hari abantu batazi kwihangana nk'uko wihanganye? Barahari, ariko nyine undi ni 1%, ariko Imana irabikora. Imana izabashoboze pe. Kandi n'abatari bamera nkatwe ntibazagendere kuri twebwe, cyangwa se ngo barebe ko hari abandi babashuka. Bagiye bavuga ati uyu muntu bimeze bite, ibi bintu njye nawe ngiye gukora byaba ari byo, ntihakagire umusore umushuka se cyangwa se undi muntu, kandi iyo yamushuka nabwo yakirinda. Hari umuntu ushobora kuvuga ati njyewe nzibyarira umwana wanjye, mwirerere njyenyine nikorere, wewe ubivugaho iki? Oya, ushobora kuvuga ngo uramurera, ibyo wowe urimo urivugisha avuga ngo uramurera, ntabwo uzi ko Imana irimo irabipanga. N'igihe wamubyara ugahita unapfa, kandi ukavuga ati njye nzamurera nk'uko njye nabivuga ati Imana izamuha umwana muzima. Sinanzi ko bizagenda gutyo, ntabyo narinzi. Ushobora kuvuga ngo uzamurera ariko ntuzi ko uzajya kubyara ugahita wipfira. Yego mama. Cyangwa wa mwana wawe agahita apfa, ntabwo wamenya ukuntu byagenda. Ubitega amaso cyangwa Imana yonyine akaba ariyo ibitegura, wowe ukabona niba umushyitsije hasi, ukabona ubaye muzima murahuye, icyo nacyo jya ugishimira Imana. Ni ukuri. Imana iguha umugisha. Kuko ntabwo wavuga ngo ngiye kubyara ngo umwana wanjye ngo mufate ngo murere, ntabwo, ntukavuge ngo ibyo wenda wabivuga, ariko ntukavuge ngo ngende ngo nishingishe ku muhungu ngo anere inda ngo umwana wanjye ngo nzamurera, ngo mama se ngo natanamfasha ngo nzajya nikodeshereza. Ntabwo uzi neza yuko uwo mwana ushobora kumubyara agapfa cyangwa wowe ugapfa, kandi ntabwo uzi yuko mama wawe azabyakira neza, kandi ntabwo uzi ko muzabana, kandi ntabwo uzi ko uzajya muri iyo geto ngo uvuge ngo ugiye kuyibamo ngo uyigiremo ubuzima bwiza, n'igihe wagenda n'inzara ikakwiciramo. Inzara ikakwiciramo. Yo, ni ukuvuga ngo ubonye undi mugabo washaka urugo wakubaka? Nakubaka. Ngize ukuri ko ubivuze uri guseka. Uba wifuza ko wabona undi mugabo se ukubaka? Gusa nyine mubonye nyine nakubaka. Umubonye wakubaka. Nta bantu se bajya guteretanya bisindu? Baba bahari, ariko nyine ntabwo babura pe, ngiye kukweshya ntabwo babura. Bakakubwira ngo mwitanire muri geto? Ariko nyine barabikubwira? Barabimbwira benshi cyane, ariko kubera n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, n'igihe nageze igitsina gabo nkumva biranze. Ubwo si iyo bakubwiye ngo mutane muri geto ubigenza ute? mpita nshaka ukuntu umubwira ati kare kanye mfite umugabo. Umubwira ko ubana n'umugabo kandi ntabwo baba bakuzi neza cyane rwose. Rero ubwo duhuye mu nzu ugatumwe ati bimeze bite se, tudatanga ati ni sawa, se bimeze gute, ati ni byiza, uwo mwana nawe ati yiteshe ngo nshaka ko twitahanira, ati wari uzi se ngiye mfite umugabo mu rugo. Yo, Imana iguha umugisha. Nkahita nitahira nkajya kwiryamira n'umwana wanjye. Erega buriya umugabo, abagabo pe ni beza barafashanya, ariko ku rundi ruhande hari ukuntu ureba ukabona nyine hari ibintu umuntu atekereza akabona ntabwo byazavamo. Ni nk'igiki utekereza ukumva kitavamo hagati yawe n'umugabo? Uzi umugabo gusa nyine, umugabo ntabwo mujya mubura amatiku mu rugo, ntabwo bijya bibura, ariko nk'uko umuntu aba yibereyeho nyine biba ari byiza, ariko si biba ari byiza, ariko nyine ntabwo ari wowe warabyiyaturiyeho. Ko nyine none umugabo ni mwiza, aragufasha ku rundi ruhande mugahuriza hamwe. Ubundi umugabo mwiza ni umwe ujya gukora, wava gukora nawe akava gukora, mugahuriza hamwe mukavugana ikintu muri bukore, ya mafaranga wenda we agahahanye, ya mafaranga nkayafata njye nkayizigama, ejo akazatugirira akamaro, se cyangwa se mu rugo hakubitana n'akabazo tukagakemuza ya mafaranga. Ese reka nkubaze, nk'abaturanyi bawe baturanye nawe, baturanye n'umumama wese wibana, bamufata gute
iyo wumvishe umumama ngo aribana, wowe ubwawe nawe uribana pe, uzi n'ubuzima ubayemo. Iyo bakubwiye ngo uyu mumama aribana, umutekerezaho iki? aribana nyine njyewe nk'abaturanyi bawe ubona bagufata gute, babitekerezaho iki kuba wibana wenyine? iyo uvuze iyo abantu hari ukuntu nyine abantu bavuga ati uriya runaka yaje gukodesha hariya aribana nta mugabo agira, ubwo bahita babifata nk'uko uri indaya, ubwo bahita babifata n'ukundi kuntu bahita babibona, baravuga ati uriya utaha nijoro, uriya atahana abagabo wowe uzabaze, kandi bataramukubona, kandi nta n'umwe ko uzi ko bashaka gufata inkuru bakayihimba neza bakayitereka hariya kandi kabaye, ukabyitwaramo ute? nabigenza gute? Icyo gihe urabereka bakakuvuga, kuko jya bavuga ngo wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina, barakuvuga, bamara kukuvuga ukicecekera ukabanyuraho ukabereka ko nta n'ikintu binakubwiye cyane. Sinakubwira umumama ukomeye uri umumama ukomeye, Imana iguhe ukwangiza ukigendera bugacya, kuko ugiye kuvuga ngo ugiye guhangana nabo, nayo amayira wanyuraga waba uyasibye. Kuko umuntu wivuka, kuko nawe ukodesha ntabwo nshobora kunyura ngaho ukanyesura nk'ikintu nkaba ndapfuye, kubera ko wakwiyenza icyiza nakureka ukamvuga, wamara kumvuga kandi sindi bubisange mu biryo, kandi nabwo ndi bugende nkakuyora nkabifata nkaho nabibonye, aho nkanakunyuraho nkanagusuhuza. Tuyishimiye, wakoze kuganira natwe, uduhaye inama nziza. Njyewe inkuru yawe nanjye mfite icyo nyigiyemo. Uri umumama mwiza kandi Imana izakugirira neza, kandi nishimiye ukuntu ukomeye, uri intwari. Nkwifurije ibintu byiza mu buzima, urumva, nkwifurije kuzabona undi mugabo mwiza. Ariko uriya muhungu w'inshuti yawe ari muri gereza, nagaruka muzibanira? Hari igihe yagaruka, ariko n'undi ndabizi neza ko azagaruka, kandi yagiye mwariyunze, tuzongera tubane. Rero jya umusengera, ndamusengera cyane cyane, azaze yarikosoye, yarikosoye neza, aze tubane neza, twubake urugo rwacu rutera imbere. Ni ukuri Imana izabigukorere, kandi ni ukuri ibintu byose wiyaturiyeho uri hano bikubere gutyo, mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze cyane rero kubana natwe, kuza urugendo rwose wakoze. Imana irurebe ukuntu wahisemo kutuganiriza ku bushake bwawe n'umutima wawe, inkuru yawe imeze gutya. Imana iguhe umugisha. Turi kugana ku musozo, reka nibutse abantu bari gukurikiye ikiganiro cyacu cyitwa The Struggles of Single Mothers. Ni ikiganiro kivuga ku buzima bw'abamama bibana ndetse n'imbogamizi tugenda tunyuramo umunsi ku munsi. Ikiganiro cyacu kikaba kigambiriye kumva no kwiga ndetse no gushakira umuti w'ibibazo tugenda duhura nabyo buri munsi. Hari ibyo twitera, hari iby'isi duhitiramo. Rero ni byiza yuko uzashishikariza abantu b'inyabisi kuzajya bareba ibiganiro byacu, kugira ngo bumve inama zitangwa n'abamama bagiye batandukanye. Uzabibabwira? Uzabibabwira? Imana iguhe umugisha cyane. Reka rero tubasezere, mwakoze gufata akanya kangana gutya mukabana natwe. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.